komeza ugubwe neza aho uherereye hose. Turi muri Gisenyi mu mujyi wa Rubavu ahantu hitwa Mbugangari. Reka tubanze tubereke ibikorwa bitwegereye. Turi hafi n'umuhanda wa kaburimbo muri metero 15. Turi ku muhanda w'Ivene ku buryo kuhagera byoroshye cyane, turaza kubibereka. Ariko murebe iyi miturirwa iri kuzura hano hantu turi. Murabona etage igeretse gatatu, inyuma yaho hari andi ma etage ameze neza cyane. Aha tuje kubereka rero hafite ibice bibiri, aha twahereye ndetse na manexe tugiye kubereka. Aya manexe mureba yinjiza ibihumbi 300 kuko harimo annex ifite ibyumba 3 na salo na douche na toilette ngari, hakabamo n'ibyumba 2 na salo n'undi muryango wa kabiri, kandi naho harimo douche na toilette. Aya mureba turaza kwinjiramo murebe ukuntu hameze mu gipangu. Iyi nzu ifite ibyumba 4, salo, salle de bain ebyiri, ikaba ifite igikoni ndetse na salle à manger. Murabona ko iri ahantu hisanzuye ku buryo ushobora kuparikamo imodoka zirenga 3 mu gipangu kandi bikagenda neza cyane. Na hariya mu kindi gipangu nuko ushobora kuzana rero miliyoni 100 tukakwihera aha hantu, gakomeza ukiturira hamwe n'abandi bakire bose. Ntidutsinda mu magambo, hano hantu hari mu kibanza gifite ubuso 500. Reka tubereke hanze ndetse na hara kwa yandi manex. Yes, murabona ko ari ku muhanda muri kaburimbo. Ni nyuma kuri iyo modoka gato, murumya ko kuva kuri kaburimbo kugera hano wakoresha nka metero 15 gusa. Murabona quartier VIP ukuntu imeze neza cyane. Dukomeza tubereka muri ya nzu imwe bigakunda cyane. Inyuma yaya mazu naho harimo ibikoni ndetse n'amadushe na toilette byo hanze. Tubibutsa ko inyuma y'iriya nzu nini twahereyeho, inyuma naho hari igikari gihagije kandi ushobora gukoreramo gahunda zawe zijyanye n'igikoni. Hano inyuma turi hari umwanya w'ibikoni ndetse n'inzu z'abakozi bo kuri aya manex. Muduhamagare kuri 078 300 875. Mwigurira ahantu heza ku muhanda hafi na kaburimbo muri quartier nziza mu mudugudu wiyubashye muri iki gihe. Muri iyi minsi Mbugangari ni akagari keza cyane kugaturamo, gukoramo investment ni ibintu byoroshye cyane guhita ubyaza umusaruro ku mafaranga yawe washoye. Muduhamagare kuri 078 300 875. Ibihe byiza, turabakunda cyane.